Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana bane namwe Bayisilamu kazi namwe se muteraniye aha, ndagira ngo mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mucyo mwiza dutozwa n'idini ya Islam dutora takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi muteraniye aha, Bayisilamu kazi, nitwa Tijara Kabendera, nije uri buyobore iyi gahunda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umunsi w'amateka, uyu ni umunsi udasanzwe ku Bayisilamu twese aha mu Rwanda. Kubera ko kubana namwe kuri uyu munsi nk'Abayisilamu ni iby'agaciro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze kuduha agaciro. Ubu Abayisilamu twarize, Abayisilamu turatekanye kubera kubana namwe, kubera imiyoborere myiza muduha nk'Abanyarwanda, turabibashimira nk'Abayisilamu bo mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda dutewe ishema no kuba turi mu Banyarwanda bakora ibishoboka byose kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi twawutangiye mu masaha ya kare, aho twagize ibiganiro bitandukanye ku nsanganyamatsiko ku ruhare rw'Umuyisilamu kubaka u Rwanda twifuza. Hari higanjemo ubuhamya bwa bamwe mu Bayisilamu bafite ibikorwa by'indashyikirwa, hari harimo urubyiruko, abategarugori, abacuruzi, ba rwiyemezamirimo, aho batuganiriye ku buryo biteje imbere babikesha kwizigama.